ziba shari yarapfuye n'ukuri sinzi ibintu birimo kumufata shari ko mbona ko umumagara gitaraganya mana yanjye koko shari mva njye ngize ubwo sinamubwiye ngo ngiye kuza kumureba uko ameze fewaye ukuntu bari bagiye kumwica ngo ni abantu ngo bagiye kumwica ngo ibikinira kungaruka mu bwonko cyane ndabona ngira ngo niba sha urakoze kumba hafi mare kumwe hari umuriro ufite shiri nta muriro afite shiri watse tukamujyana iwe ubundi ese umujyana iwe ataramara gukira usaguye hano sibyo fere kandi tukujyana iwawe iwawe oya wigara mwega munyita chaka wanatone reka bagumye aho gato tubanze turebe nimba ashobora gutora imbaraga se cyangwa ashobora kuba hari impinduka zishobora kuba sheri dore bya bintu birongeye sheri oya babonera ntabwo nzongera Feza cyane bakubabarira n'ukuri bande bamubarira se numva n'umutima utera cyane bari Balthazar nanjye koko sheri nje akaza kungo sinzi byari byo numvaga avuga aba Pascal bango ba Kalisa ngo Balthazar sinzi byari byo oya n'umuriro hari umuntu agira umuriro mwinshi agatisha buryamyeho tondera kubega afika bazura kama ryama ese muryamishe neza nawe umenye ko arwaye nese ntabwo nzi kwita ku murwayi none ukundangana genda bure kabashira amazi muri dushe aho umutunganye cyo wacyuka mubwira genda umubwira ahita kumva vuba vuba tumuzo rero yego shafe pasi reka oya reka umugabo wanjye ageye sibyo usuma umusengere none se ubu ko nagusangaga aha nasubiza mari twihute mani mbere rero nkubwire nabonye anti ameze ate sha ntabwo yari ameze neza ariko yini imana ishimwe kuba naramubonye nyine ese muhura ni ubonye afite arahe marangamutima kandi wumva ko yari ameze nabi yego yari ameze nabi yahise afetinga kubera kubonye se ako nyine mani anti ndamukunda none se basi hari abantu bamuriho nyine bari kumwitaho wase musize nyine sari mu rugo se yego yaje iwanyu nanjye kuvuga ati biramutse bibaye byiza nyine naza kumureba uzaza amakazuba yakwica kankubwire nyine bajya bavuga ngo umusazi hariya umusazi agira ute n'umusazi atinya nyine umusazi atinya nyine ibyo iwanyu ndabizi ibyo nahaboneye ndabizi ntako nyine tuba duhora ari gutya nyine tuva ku ishuri si ubu bintu bibona bizavamo niko igihe cyabishatse nyine tu yenda birambiwe nta nubwo ushobora kuza mu rugo akongera uzaza uza wowe none se
anti azataha ryari? ntabwo mbizi. Azaguma mpaka? Oya ntiyoroherwa. Tugende ku ishuri mbona. Yego cyari kare. Cyari kare nta kibazo. Nta saa twese twambaye turi ibisensi. Ndabizi ko ngenda byiyumva mu twakiriwe ndabyumva. Bitabyiyumva. Urakubeshya. Timangiza ukuri. Kana uzi ukuri. Njyewe kuri ho nuko nyine twakerewe. Uri mushaka kwirukana? Ahubwo meka. Yego, kumweka. Kwaza mubwira. Baravuga yuko wabyumva. Iyo umuntu azindutse aba agiye muri nibaturi. Ushaka ko muri nibaturi? Byaba ari byiza kurushaho. Kuri iki kudabizi kutabugiye muri class ngo wige. Shuba. Yego. Nahita nyijyamo. Yego. Saka mubwiza ukuri. Ngewe nyine nuko ndi kubishaka muri ngewe ariko kamumye mbikipinga nyine tu. Ushaka kuba anti wawe ariko ni ibisazi nyine kubera meri wawe. Girengazize abantu. Nothing. Ese watekereza biki? Unegereza ahantu ubona natinze. Wari usanzwe ari wowe unegereza. Ibaze nyine nawe kuba namanutse nkaza nkagutegereza. Imagine. Nyine nawe umenyereye ukuntu nanjye gutegereza umve ukuntu feeling. Ako njye ntango nyaninda. Yego, njye natinze. Siko amaze amasaha 2. Amasaha ari kurengera. Namaze iminota 2 nayoboye. Mvuye mu rugo ndebye ku isaha iri mu. Nasuzi igihe nahagereye wapi? Tugiye. Ibintu byose si bisanzwe se? Kuri wowe ni ibisanzwe ariko njyewe abisanzwe birimo tu. Utambwise thank you. Nabyo mvuze. Urabyanze? Okay. Si gutavuga n'ubwa mbere tugendanye ku ishuri wabaye ikiragi vraiment. Nyine nagushimiye wanze kunsubiza. Ari namaze ati kanceceke. Niba ari byo ushaka nyine ndongera kuvuga ari uko usubiza. Thanks. Kare kose se. Uno najya navuga. Ngambwira rero. Ikintu nashaka kubwira ibintu byinshi ahubwo nawe noneho uno munsi noneho wombwira. Mani njyewe urabizi ninjye ukomeza ukuganiriza. Byari. Buri munsi. Are you sure? Yes, I'm buri munsi. Yeah. Abeshya mana yanjye. Mani ndagukunda. Njye urabizi sinabisubiramo kumukunda cyane. Nicyo kibigaragaza. Umutima wazo kuri. Wanjye kuri ho nuko ushobora kubumbeshya. Wowe kagubwiza ukuri. Ibyo ngibyo tubitindamo turaza kujya twakererewe. Oya ndagusaba twihute. Kuri ariko. Ndaza kuvuga dutashye none. Se wambwiye. Ndaza kuvuga dutashye. Okay none nubwo ndi butane nawe. Batanana. Ndatana nawe. Ndabizi ngwino. Oya hagenda. Feri, ese ko niba ugifite intege nke bite? Ariko biri kuza. Hari icyo wafashe mu gitondo se byibuze? Nanyweye icyayi. Ese ko ntabwo wari ufite muganga? Agatangabizi. Ntabwo uramera neza rero? Wazanye n'umujosi? Meze neza. Ngo yena nshaka gushimira. Bishaka kuri mwarakoze kumufasha. Oya, rani bisanzwe. Ese byari byagenze bite ko nigeze mbona umwanya wo kubaza? Duheruka nuza utameze neza.
umwanya wo kugira ngo ubaze ubundi ko waje wafete inzu ufite imbaraga nk'ibyo byagenze biki ni inkuru ndende ariko ntabwo ndagira igihe cyo kubivuga nyine mbivuze nakongera amasubira hasi ariko nzakubwira so rero n'ubundi buretse kugenda ukigumya hano sibyo bakomeza bakwiteho muri abantu beza kuri utwo kurya wumva ushaka se abantu bamugana inshuti nziza none zabitura no kuri neza mwanjye reka nze nenza kuva mu rugo ndakubwira ego nimara kwitegura sawa abantu bashaka agasosi okay kazi babwire bakakugurire bagutekera akaboyiro sibyo tekera akaboyiro ako humura ingenzi uzakira umugore bampamagariye babwiye ko ndi hano so barabizi nababwiye ko numara koroherwa aribwo uzasubira mu rugo humura kandi humura igisigaye ni ugukora agasiporo ugakora kine kugira ngo kuko wikubita hasi nabonye usa nkaho wakubise ijosi hasi ntabwo ari biriya gusa n'ibindi ahubwo se ko ndi kumva ashaka kujya kuvuga ushaka kujya kuryama yego genda uhuke reka nze mbabwire kambaza nohereje amafaranga kuzanire amafaranga ntimwayabonye se amafaranga yaje ntimwayabonye murebe amafaranga yamaze kuhagera mu bitunganye sawa reka bizane bagutekere kuri akaboyiro umugoroba baza Jackie iyo byutse agenda nawe si ubizi ko kwa akaguru ke wagira ngo nawe sinzi reka ngiye kuryama nameze neza okay genda uruhutseho nende mu kazi mu kanya ntabwo umugisha ari ngombwa ahubwo se none se wowe bite urwaye amaso oya nuko ngiye kubonanwa n'amaso nyine ari kumanuka ariko dumiwe ku buryo uruhurira oya ntabwo kuri oya urambeye mbwira bimeze bite wabaye iki reka warize biri seriye ntabwo ari ukuri mama nawe siko uzamubona mu marira none se si ngaya ngaya wasanga ari ukwayiwe ntacyo reka mbyemere neze ndabihakana nshingiye kuki ashaka kukuvuga ukuntu nyine kazuba mukunda cyane kazuba buri munota kazuba isegonda kazuba uko umutima uteye kazuba nose mama ngiye nkuhisha ndeka kukubwira oya kandi mbona yuko wagira wavuga ngo nkuhisha byinshi kumisha rero nibyo bibi rero nzaza nkumuriza ukuri reka rero nkubwire sibyo tugiye kuganira sibyo rwose kugukunda urabizi sinkomeza kubikubwira byo urabizi ariko reka twiganirire izi nkundo zanyu z'uyu munsi buriya nyine ndicara nkaseka gusa ndicara nkaseka kuko hari ibintu byantunguye numva ndatunguwe numva mbuze n'icyo mvuga kuko mu matwi yanjye kera twebwe ntabwo ari nk'uko twakora noneho reka basindeke kuvuga twe sibyo noneho njye no ku batubyaye uzi yuko umusore bamuzaniraga umukobwa atazi
urabyumva neza bamuzaniraga umukobwa atazi akamumenya ari uko babanye ku buryo rero tudukundo twanyu twanasaze napfuye nananiwe kurya bo ntabwo byabagaho sibyo zo mu mwarabonaga umuntu mumanye mutaziranye tazi imico ye kurambana gusa se ahubwo urugo rugakomera cyane cyane kunarenza n'ibindi byose rero ikintu nshaka kugira ngo tuganire mwana wanjye sibyo wenda si icyo ngicyo nshaka kukubwira gukunda ni byiza ntabwo ari bibi kandi urukundo ni rwiza sibyo cyane iyo ukunze ugukunda sibyo yego ariko ndashaka kugusaba ndashaka kugusaba ntabwo nkubujije gukunda akazuba ntarinzi wowe ugiye oya humura ndabona uhise ukanura amaso mbese uhise uhahamuka ariko ntabwo nshaka kumukubuza ngo ureke kumukunda ariko hari ukuntu ukunda cyane ukamera nk'aho urengereye sibyo bikakubuza umutekano umutima wawe bikakubuza amahoro bikakubuza gusinzira bikakubuza kurya hari ukuntu umuntu atwara urukundo sibyo ukarutwara gake gake ugakunda umuntu ariko ntushake kugenda cyane ngo wumve yuko ibintu byarengeranye byacitse byabaye ibintu ndumva urabyumva urabyumva njyewe ntabwo ndonkubuza gukunda ariko uru rukundo uriho ukundana ugerageze ugabanye sibyo erega mama amarangamutima ntabwo yakontorora nyine ubwo ngubwo nzagerageza nk'uko nshoboye ariko amarangamutima aragoye kuyakontorora nk'uko ubisabye kandi ukabizi ukuntu mukunda nzapfa kugerageza ntabwo uzapfa ntabwo nzagerageza nuramuka umbwiye ngo nzapfa ntabwo ndi bubyumve neza ahubwo wambwira ngo nzabikora kuko nzapfa nyine urumva ko ari ugupfa nyine kubigera ibaze reka twiganirire ibaze wabibonye ko watangiye kumera ubwanwa mama ntabwo ubwanwa bwanjye wabibonye uri umugabo rero ari karuma sibyo ukikaruma kabisa ku buryo ntagire upfa kukurunguruka ariko ngo apfe kugutwara uko hakuzi ko umuntu yamaze kugira bavuga ngo ni ukukubona imboga mu menyo ibaza umuntu w'umugabo kubera urukundo ukicara ukarira watekereza ukarira wahindukira ukarira ndagira ngo ayo marangamutima yawe kuko impamvu ibi ngibi mbikubwiye uru rukundo ejo bundi wenda igihe nikigera cy'uko mushobora kugera mu rugo uzi ko aguhemukiye sibyo kubera urukundo wamukunze cyane aramutse agize akantu gato kuko ari umuntu akaguhemukira siko wakiyahura ndagira gucya ya nimero yawe ndayibona ntabwo ndibaza iyi nshuti yanjye yagiye mbaza madamu ndamubwira nti rero genda mu rugo iwe kuko nimero yawe nayibuze nabuze n'undi muntu nabaza madamu arambwira ati funga amazi wawe ari kumeneka madamu arambwira ngo ntiyakubonye bukeye kubera akazi kari kambanye kenshi nanjye nyura mu rugo nsanga harafunze ndavuga nti rero uyu muntu ntabwo ari ubuhoro ndakomanga asanga harafunze ndavuga nti se iyi nshuti yanjye yagiye ntangira gusenga buriya hari n'igihe usenga ijoro rikicecekera kandi biba ukaniyiriza ugashaka wenda n'abantu bagusumbya amavuta ijoro rikicecekera none se byari byagenze bite kandi ndabona umeze nk'umuntu utameze neza ufite ibitotsi ufite umunaniro urwaye mbese ugeze ahantu ho kushikirwa n'ikibazo cyangwa se niba ari n'ibirori wagiyemo ntunabwire na madamu siko nari nakwizeye ni ukumbabarira nanjye ntabwo ari jyewe umuririmbyi yararembye aravuga ngo dufite imana itabara abayo bidusinzira twumva
nanjye nabuze nimero zawe ndangira akadafa ko kwandika nimero z'umuntu sinzishyire mu mutwe nabuze nimero zanyu naho mviriye ibyo byatumye mbura nyine mbura avuga ngo nzabanza kubabwira gusa nyine ntabwo nabaye amahoro bari barashimuse baragushimuse hari nimugoroba ndi kwigendera mu muhanda ndi kujya guhaha abantu banturuka inyuma bamfunga gutya barajyana abantu nabo bagomba gukora ibyo bagomba gukora bambwira amagambo akomeye n'agakayo ukuntu ko nizeye ko atagufashe ku ngufu Imana yabanye nanjye bashaka no kunyica ndababwira leta yari yo gupfa kuko bibira banga y'umutima utanshira urubanza ndatinyuka kugira numvaga ibintu bari kunsaba ari ibintu nyine bidashoboka ese byari biki ntabwo ndamera neza nzakubwira gusa marayika w'Uwiteka Imana yarahantabariye ubwo yagiye kuntera icyuma mera nk'umuntu ni nk'Imana yafashe nyine mutera akajido gatoya yikubita hasi mba ndirukanse navuga ntabwo ndi busubire mu rugo aba bantu ncitse n'ubundi bashobora kunsanga mu rugo bakanyica rero mfite umumama w'umucuti wanjye cyane ariko umva we n'umugabo n'abacuti banjye ubwo niho nagiye ngireho n'igihumure n'iki nkimara kwinjira mba nikubise hasi shabarandwaza n'ubu ngubu niho nkiri nyine gusa nyine mu rugo nababwiye ubu ngubu nyine nababwiye ikibazo na leta y'abara babwiye telefone barayinyatse nta telefone ariko waswapisha nta kibazo naswapisha ariko ntabwo ndabona ushobora gukora indi ariko nzi neza ko Uwiteka azaca inzira aho mu telefone bya telefone bindekere ikindi va ko mama uze mu rugo uze mu rugo tukwiteho dusenge iwacu hari sefu nta kibazo iwanyu nazi noneho harimo n'akazi ko gusenga ko naza uze mu rugo dusenge hama tukwiteho uzi ukuntu umeze wabaye nabi umeze nk'umuntu nyine yatakaje amaraso umeze nk'umuntu nyine yihebye umeze nk'umuntu nyine mbese hashize igihe adafungura atajya urumva nyine ntabwo byabura n'ibibazo byose n'ubusanzwe ko nari mu rugo abana umugabo kandi bazi ko nzi ko nta muntu ufite ikibazo aba bantu bari gushaka kunyicara ko nshaka kunyicira iki ugenda ubu ngubu reka mbwire madamu ahubwo aguteguriye iki cyo kurya rero tubona ko wambwiye ngo ngure n'amazi nkanga ngiye n'amasession narayatangiye amaze iminsi ibiri umukozi asession imirongo y'ubuyobozi Imana nziza dushaka kuyibaza ibintu biri kumbaho n'ibiki kubera yuko Imana irareba umuririmbyi yararimbye avuga ngo urushishi rw'umukara mu ijoro ry'umukara mu giti cy'umukara Imana irareba akarumenya ndashaka kumenya Satani uri kungenza ariko nshaka yiki ese ari guturuka ari guterera hehe kandi nzi neza ko ntabwo Imana ijya intererana Imana ikunda kunyereka ibintu byinshi ukumbona gutya ubu ndarota mwese muri abantu nta n'umuntu byibuze wamenye ijwi ngo umenye ngo ninde ntabwo mbazi pe ntabwo mbazi nta naho umuntu yabariza ese wabariza mbese hari sanga hari mu kabwira none se ugiye kuza mu rugo n'ubundi nzi ko uje ngo tukwiteho birangire nta n'ikintu nijoro ndarya nijoro urajya okay uwo mwana none mubwire anetira agatoki kari bunyoge gakutemo amavuta katemo ibitunguru ntakiremo amavuta yarunge ntakarange kwa diabetes oya niko njye nshaka Kazuba Kazu ngwino hano ibintu utagira
ngwino ma ushaka kuva mu rugo koko nta kintu ufashe muri iminsi tutakirya irire ngaho rye nahise ujya ku ishuri mbwire cyangwa se nza n'ibindi oya mbwire ayo ndabona utashokoje neza reka nza n'umusokozi si byose ngaho rya vuba ugende Kazuba Kazuba turi kujya ku ishuri Kazuba Jackie Kazuba Jackie reka nizere ko ibintu byose atari byo bana badapfuye barakuze ko ibintu byose bibaho kuko mana we mbabarire ibintu bitari byo yakasubira ntabwo yabigendera pe Kazuba ngwino hano ma nijoro utajya ku ishuri nta kintu ufashe nijoro nabonye utarya usigaye wiha kurya ukarya utuntu gusa akira rya unanywa utajya ku ishuri nta kintu wafashe Jesus!